Koalisiyo yongeye irataka mu masaha mu gitondo bwana Fisi ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ki ahitwa Kabare hazindikiyemo amasasu ku buryo bukomeye cyane kuva ku isa 9 z'ijoro kugeza mu kanya gato ka mu gitondo, ni hafi na Kavumu hano ku kibuga cy'indege. Urumva ko koalisiyo yakomeje kugenda ishyiramo iki imbaraga nyinshi cyane. Saho gusa rero kuko ubu tuvugana mu bice bya za Warikare hari abajenerali babiri babazarendo bahawe imyitozo, abasirikare babo bamwe na bamwe bahawe imyitozo n'abasirikare b'ababirigi, imyitozo yo ku rwego rwo hejuru usumbye indi myitozo ihabwa abandi bazarendo cyangwa abandi basirikare. Aba rero bazindutse bakozanyaho na FARDC bapfuye iki, ibyo byose turabifite muri zingingo z'amakuru bwana Fisi, turaje tuzirambure mu kanya gatoya kaza kuba kari imbere. Yego kandi turi buze kuza kubabwira ese nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na mugenzi we nyakubahwa Antoine Félix Tshisekedi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kugira uburyo kibahura, ese bagiye guhuzwa n'iki, bagiye guhurira he, n'iki bagiye kuganiraho, ese byagenze gute, byose turaza kuza tubibabwira neza nta na kimwe dusize inyuma. Si ibyo gusa kandi hano ese koko Makenga yaba yatanze itegeko ngo abasirikare bamanuke bajye gufata Uvira? Ibyo byose turaje tubikubwire iby'iryo tegeko, nimba ari byo koko cyangwa se atari byo, nimba abasirikare bamanutse, nimba bamanutse bakoze iki, byose turaje tubikubwire akantu ku kandi. Ayo rero namwe mu makuru tugiye kugarukaho tugenda turambura. Turaza kubabwira ko mu gihugu cy'u Burundi uwitwa Alain Guillaume Bunyoni akomeje kugenda ari koroza, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza amaginga yangaya ntago umutima wiwe uri hamwe. Ese byatewe n'iki kuba uyu mugabo ari gukora ibintu asa n'uhuzagurika kandi ari umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe? Ibi byose rero turaje tubigarukeho, ni nako kandi tubabwira ko nubundi ntago imirwano yigeze yoroha mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Minembwe. Turababwira uko byifashe, turaza kubabwira ko ahantu hitwa Makobora ni mu bice umanutse hano muri Fizi urenze gato umujyi wa Uvira ukase kuno igice kimanuka ukunguku werekeza za Baraka, hari ikintu kidasanzwe cyaturikiyeyo. Ese icyo kintu ni igiki, cyaturikijwe nande? Ibyo byose rero tubifite muri aya makuru tugiye kugenda tugarukaho tubirambura bwana Fisi. Ingingo yumvikana niyehe? Yumvikana rero reka tubasabe gukora kuri subscribe ku bantu ba mbere baba batugezeho, n'abatwumva batarayikora twabigusaba rwose, ndetse mukaduha na like, ni ibintu byiza cyane. Reka tubashimire kuko mwamaze gukanda kuri like, ibyo byose rwose ni by'agaciro gukanda akuri like. Hanyuma rero bwana Fisi, yego ngo mikoro yavugaga ntago byavugaga, nta kibazo, twakomeje. Batwumvaga byajyaga mu yawe, ubu ni sawa cyane. So bwo rero bwana Fisi, reka twinjire mu makuru indani, tuyajye in deep, cyahere hasi mu mizi. Reka duhere hehe? Mu mujyi wa Goma, cya duhere hano mu mashyamba za Warikare aho ba FARDC basubiraniye. Goma bariho duhera. Yes, reka tuyahere mu mujyi wa Goma nyuma yuko ku munsi w'ejo habagamo imirwano. Hari amakuru numvise ariko nkiri gukoraho ubushakashatsi, nkiri kuyashakisha neza cyane, ngo hari inshuti y'umugabo bita Omega. Uramuzi? Byiringiro niba ari Victoire. Yego. Uyu mugabo ni mu FDLR Karabutaka, mu FDLR Karundura, ni umukuru w'aba FDLR. Uyu ngo rero hafashwe inshuti ye ngiri gukurwamo amakuru bayikanze. Uko niko kuri M23 ni intambwe yateye rwose ikomeye cyane yo kuba uyu mugabo bamufashe. Ahubwo rero bamufashe gute uyu mugabo? Uyu mugabo rero bamufashe nyuma y'ibitero byabaye ejo ku munsi, ejo ku masaha y'umugoroba, ejo bwaho mu ijoro ryakeye ejo hari imirwano ikomeye cyane mu mujyi wa Goma, ngira ngo tware babwiye guhera Seserika kugenda hano Mugunga gukomeza mu bice bya za Nyiragongo. Hari harimo imirwano ikomeye cyane, abasirikare b'Imvetura bari batatswe n'iki gisirikare cya Wazalendo na FARDC. Urabizi ko nayo iyo koalisiyo iri muri biriya bice. Noneho imirwano iraba, M23 irayihagarika nyine, irarwana paka ihagaritse, maze ifatamo n'aba FDLR batari bake. Mwabo bantu bafashe rero bahawe amakuru ko hari umunywanyi wa Omega uhari. Buryo uzi ko Omega atigeze apfa ariko Omega ntago yigeze apfa nyine. Omega ntago yigeze apfa. Muheruka kera mu mwaka ushize mu kwezi kwa 7. Uriya ntago yigeze apfa, yari inshuti, akaba n'ishuti witwa Byiringiro Victoire. Uyu nguyu ni mu FDLR Karabutaka, aranashaje, umunyagwa, afite imyaka myinshi cyane, amaze gukura. Gusa uyu nguyu nta wunguka Pacifique niwe witwa Omega
hakaba rero n'ubwo Byiringiro Victoire n'abayobozi babiri ba FDLR bakomeye cyane. Umwe rero byakekwaga ko yarashwe, ariko byo yari yarashwe ahubwo ajyanwa ngo kuvurirwa mu Bubiligi. Ngira ngo uve kuntu bano ba FDLR babitaweho kugira ngo kurwa hano za Goma, hano muri za Nyagongo ahantu bamurasiye simpibuka neza cyane, urenze Mogoma niho bamurasiye. Ahangaha rwose bakaba baramuhise bamwirukankana mu bitaro mu Bubiligi, ntumbaze ngo indege bayiteze ute. Bakagenda bakajya kumuvuza. Ubu rero yarakize. None rero inshuti yiwe ikaba n'ishuti ya Byiringiro Victoire, bakaba bagize gute ngo bayitaye muri yombi. Intare za Sarambwe zayifashe, bari kumukuramo amakuru yabishaka atabishaka, biyegereje inzembe utunuze twatundi dukurura inzara. Mbese ibikoresho bakoresha bakorera toca umuntu kugira ngo atange amakuru runaka byose bamaze kubizana, na twatuboro tw'amashanyarazi bakanda kuno akata gukubita. Hari abundi babyita birababyita ndabyemera, uko byagenda kose n'icya waba utagikoze uracyemera. Kirya giye kubera ukuntu inkoni ziba ziri kukurya cyaba ari kugukorera ibintu bikubabaza cyane, ahangaho rwose urabyemera. Uyu mugabo rero biteganyijwe yuko araza gutanga amakuru mu Ntare za Sarambwe, hanyuma isaha ku isaha turaza kwa breaking ibyaza kuba yavuze bwana Fils. Aho n'amakuru mbonye nkavuga ati reka nanjye wenda ngira icyo nyavugaho, gusa niba yafashwe ni byiza cyane, byaba ari byiza ku ruhande rw'Intare za Sarambwe ndetse no ku Rwanda yewe tutabisize. Tukomeye yari FDLR mbi cyane, ntago wabishuti n'abo bantu nawe utari mu FDLR. Ntago ari kuvuga ngo ni umuntu usanzwe hariya. Buriya baravuga ngo nyereka inshuti yawe nkubwire uri we. Nawe rero nimba afite inshuti imeze gutyo, nawe ni ukuvuga the same, ni bamwe. Nabo ni bamwe. Wenda bashobora kuba badakora bimwe, ariko n'ubundi ni bamwe kuko n'undi barahuza. Buriya ntago wahuza n'umwicanyi utarundi. Niko babimeze. Shoka bitese. Nawe ugomba icyo gihe kuba uri umwicanyi nibwo muganira bigakunda. Noneho rero yego, ayandi makuru. Reka tujye mu yandi makuru, mbabwire ko muri Kabare ni hafi n'ubundi na za Goma, ni inyuma gatoya uciye hakurya aho bita za Minova ukambuka kajya aho bita za Kibadiza. Ahangaha rwose ukaza muri Karehe ukajya muri Kabare. Muri Kabare rero hanihereyemo n'umujyi wanza wa Bukavu niba ntibeshye, simuze kumbwira territoire ya Kabare nayo ni nini cyane. Hakabamo n'aka gace ka Kavumu, hakabamo Katana, hakabamo na Kauzi Biega. Ahangaha rero haberemo imirwano ikomeye cyane masaha ya mu gitondo, aho rero igisirikare cya Wazalendo kifatanyije na FDLR bazindutse bagaba ibitero bikomeye cyane ku basirikare b'Intare za Sarambwe, ariko biza kurangira Intare za Sarambwe zibashije kubyitwaramo neza cyane nyuma y'igihe kitari gitoya bari bamaze bari kugira gute bari guhangana bwana Fils. Gusa kugeza amagingo aya ngaya amakuru akomeza avuga ko yaba basirikare ba Wazalendo bagerageje guhatana paka bageze hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko kugeza amagingo aya ngaya amakuru ari guturuka mu ibyo bice aremeza neza ko 23 iri guhangana n'ibyo bibazo kandi ko biri hafi gukemuka. Bivuze ngo muri make bari kubakubita. Niko bimeze hariya kiriya kibuga cy'indege kugifata byo biragoye cyane cya Kavumu. Ese ariko ntago gikora. Ntago gikora. Ni nk'icyagoma. Cyagwa izi ndege se zivuye kerekeza M23 nizo zagwaho, kandi M23 ntigigenda n'indege. Ayo ngukore. Erega bura makenga ntiyajya mu ndege bayihano. Byo kosa ntago yarikora. N'amamodoka kuyagendamo. Kereka anyuriye Uganda agafata indege itikomeza idaciye Kongo, cyangwa se akanyura hano mu Rwanda agafata indege ku kibuga cy'indege Kanombe ikamujyana he? Ikamujyana wenda agiye nko hanze. Ubusa agiye nko muri Kavumu. Hariya ni amamodoka. Hariya ni amamodoka cyangwa se bakanyura bagakoresha ubwato nuko. So nuko bimeze rero bwana Fils, nuko biramutse hari ahantu urugamba urabona ko ari urugamba rutoroshye cyane bakunzi bacu mwe mudukurikiye amasaha, ntago byoroshye bina gatoya. Hanyuma urugamba ku mirongo y'imbere ku rugamba bimeze bite ko numvishije subivuga? Ku mirongo y'imbere ku rugamba rero hari ibice byinshi cyane bikomeje kugenda byumvikanamo amasasu. Ibyo bice rero nta bindi ni muri no misozi n'ubundi yaza Amikeke ndetse nano za Mitamba ndetse naho bita mu Bijombo. Ahangaha nahatuye abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge gusa, nubwo bawenda harandi moko agiye abivanzemo make, ariko ahangaha amakuru ari guturukayo kuko abasore b'amadubu bahakorera. Amakuru atugera aravuga ko muri iki gitondo cyane ahitwa Mikeke haramukiyemo urugamba rukomeye cyane. Ni ibitero byatangijwe n'igisirikare cy'u Burundi mu masaha mu gitondo, aho bongeraga kugerageza kwigarurira kano gace, ariko bikaba byari byagize gute byabaye ibibazo bwana Fils. Gusa ntago ari aho gusa, kuko aho bita mu Bijombo ubundi
harimo abantu benshi bahazi banahandusha cyane kuko sindahagera rwose nubwo ndi kubabwira uko nguko nta makuru mba nahawe n'abantu bariyo bambwiye yuko iki gitondo izuba ryarashe neza n'ubundi nk'ibisanzwe akayaga kazindutse gahuha neza abashumba bajyanye inka ku gasozi ibintu bimeze neza ariko bigeze mu kanya gatoya bwana Fils mbere yuko saa 2 zuzura mana nyagasani ngo bumvise ikibombe giturika barebye mu kirere babona drone babona drone ni drone yarirashe drone zeno drone ziri gukoreshwa none uziko ngo itagendera hafi gendera mu birometero imanuka igiye kurasa gusa nese ubundi yagize ngo uretse ntago ubundi drone yapfa kurasira ahantu hatoye ntago bishoboka drone irasira n'ubundi hantu mu kirere kure ku buryo nirasa bitaza kwigiraho ingaruka ubwayo baba barabikoze abazungu akamubwire numiwe bo Abanyamerika nibo nabonye bafite drone ewan ibiri no mu bicu utayibona ikakirekura kikagenda mpaka aho bacyohereje tayari kikakuvunira umuheto. Abazungu n'abagome mwana abazungu n'abagome ni babi cyane baratwanga pepe anga rero bagerageje kwica buno bwoko bw'abanyamurenge ariko kubw'amahirwe basanga abaturage ntibajya nibarara badasenze cyo nkundira abanyamurenge bwana Fils nubwo bashinzwe ibintu byinshi ariko abanyamurenge bifitemo Imana. Abanyamurenge barasenga cyane mwana barasenga nk'ubu harabo dusengana usanga ewana babantoza bambwira ati rwose gukorera Imana urabishoboye iki n'iki ibintu byinshi ntukuri ntacyo mvuze iki dusengana nyine none se ngubeshye dusengana bazi gusirimba gutanga isengesho neza ndetse banasengera Kongo. Makuru rero ari hano aragira ati General Sultani Makenga yatanze itegeko muri Uvira. Iri tegeko rero abantu hari abashobora kuba baryumvishije ahandi hagiye hatandukanye ariko iri tegeko ntago ari ryo gufata Uvira. Iri tegeko nta nubwo iri tegeko ryari ryo kujya kushaka muri misiyo zabo zazindi z'abanyadushoka. Ni ryo tegeko yatanze kugira ngo abanyadushoka bajye muri Uvira barebe eske nyuma yuko iriya ndege irashe bajye mu bitaro bajye kureba mu bitaro ni bande barimo bimeze bite mu byo bitaro batwayimo bari abantu bakomeretse. Aha rero iyi nkuru ndacyari kuyicukumbura neza menya abanyadushoka bagiyeyo ntibagiyeyo ese nimba bagiyeyo bakoze ibiki. Gusa itegeko nzi yatanze nuko ryari ryo kujya mu bitaro kujya kureba kuko hari umuntu bari gukeka baba barasiyemo bamenye baverifiye neza nimba uwo muntu arimo. Uwo muntu ari za Salambwe wo muri twirwaneho wo muri cya gitero cyabaye ejo bundi cya drone hariya muri Plaine d'Oruzizi. Ahubwo hari ahantu hitwa ku Mugeti hamwe nuze bafatiye ngo ntuze wa mudamu ngo ni Fani twirwaneho yari yamucishije aho hantu ku Mugeti niho banza ngo ni wabo simbizi neza ariko amakuru mfite nuko aho hantu naho ewana sha mana yanjye kankubwire abasore batwirwana bafite akazi kenshi gashoboka uzi ko buri gihe bahora bahangana n'ibitero hari ahantu nyine ni buri gihe ubundi twirwaneho ibayeho nk'icyo gihugu gihora mu ntambarara ni Israel no muri Pakistan harya Israel na Pakistan muri Gaza abanyegaza nibo bahora mu ntambara abaturage baho mpaka bameze kimwe neza Shaka nkubwira ko Israel nayo cyangwa se n'abaturage bo muri Sudani nabo nuko muri Sudani ho bari abapfa ubutegetsi ariko buri gihe igihugu cyose gifite amabuye y'agaciro mwana cyagifite ibindi bikorwa runaka bikaze ntago kibutana n'intambara. Ngewe njya mbona rero no kugira ubutunzi nese ubu nka Irani njya mbona kugira ubutunzi nabyo bigukurura intambara bigukururira kudatuza nibyo reba Irani ifite ubutunzi bwishi cyane. Amerika nuko irakiza ifite byinshi byo guhomba ariko Amerika buriya nuko ifite imbaraga nayo ifite ubutunzi ariko kubera ko nta muntu waza kuyiba ahubwo ijya gushaka iby'abandi cyane rero ugasanga intambara ziri guhera aho ngo iri gushaka kuba ibitsi byabo. Ubuse nk'ubwana mungani wambwira ukuntu bacukura ya Kongo iwabo bafite ibirombe bitarakorwaho niwe bitarakorwaho ariko akajya gushaka handi Kongo ifite amabuye ifite ubutunzi hari intambara y'akasamutwe. Sudani nayo ifite ubutunzi naho hari intambara hari aho hapfa abantu benshi ugira ibihugu bitagira ubutunzi twibereyeho neza
bibyibereyeho neza. Twifitiye ubutunzi buraho bwacu butubeshejeho busanzwe budakaze. Iyo peteroli ntayo tugira, ayo mabuye y'agaciro akaze cyane ntayo twifitiye, ayo dufite n'asanzwe. Reka tubesheho tuba twifitiye amahoro. Buri ibintu by'amahoro nibyo byadanje, ariko biterwa n'abayatanga amana. UCFDR ntizihora zishaka ariko nanone ngo ziteze intambara. Ariko nanone buriya kuri zahabu natwe turakaze tuyigiraho. Hari ibice icukurwa n'amabuye y'amabuye y'ubururu sinze bayita ngo ikiri mbari koruta. Nayo n'ubutare tubugira ni byinshi, za kasegereti n'andi menshi tuba tuyafite. Hano mu Rwanda tumeze neza cyane. Hanyuma rero bwana Fils, reka tuve kuri izo ngingo z'ayo makuru tumaze kuvugaho, ahubwo reka twigarukire muri Warikare. Warikare ibintu bimeze nabi. Iwarikare aba babirigi batoje abasirikare ba Wazalendo, babatoza abasirikare ba Wazalendo, babaha imyitozo idasanzwe, kandi ubundi ku buzima busanzwe abazalendo ntibatozwa. Nukuza bakakwigisha imbunda, kurasa ukuntu ukora mu mbarutso, kandi abakongomani abenshi barabizi. Noneho ukahita ujya ku rugamba. Ahangaha ushobora kwibaza ngo niki cyabaye hano. FARDC byageze ku isaha 9 z'ijoro, mbona kuri X bamwe mu basirikare following ba FARDC bajya batanga ku makuru, baranditse ngo iri joro dotewe na Wazalendo. Ndibaza Wazalendo ziteye FARDC gute? Yiko mwana, nibyo Wazalendo zabateye. Wazalendo zateye nk'uko 23 itera, cyangwa nk'uko nabo batereye mu 23. Kumbi ikintu ngo bapfaga uzi icyo ari cyo se. Ubundi kuba uri umujenerali n'undi ari umujenerali murasuzugurana, mama ufite amapetama ukumva ko atagutegeka. FARDC rero iba yiyumva nk'aho ari yirenze Wazalendo. Ako ni nabyo urebye FARDC ni birakwiye, ariko bose babita autoproclamé, abandi ni n'abajenerali banyabo bari furu. Oya, kuba umujenerali furu mani nabyo biba biri hejuru mani. Uziko n'amasunza ataraba general banza furu. Nago mbizi ubwo nta furu no bitwa Sikabwe. Sikabwe niwe mujenerali furu. General furu Sikabwe. Ngo babatese bapfiki. Abangaba rero ikintu bapfuye ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane aba basirikare uko ari babiri. Umwe mu general wa FARDC bapfa ibintu by'ubuyobozi n'ibindi utamenya by'amatikwana, banapfa n'abagore, barangiza bakajya guhangana rero mu iryo joro. Babateye nyuma y'imyitozo bari bamaze iminsi bahabwa, bajya kwapurika ibyo bize, bajya gutera FARDC. None bazindutse batangaza ko Wazalendo zabateye ko kubwizo mpamvu bagiye kwirwanaho bakaruburana nyuma. None barasanye M23 wana nuko niba bari bafite amakamera basi ngo bakamere. Ewana ngo barasanye kuva ku isaha 9 kugeza ku isaha 11 nibwo urugamba rwahindukiye rujya kuri M23. Nyuma y'ibiganiro byari bimaze kubahuza ari babiri n'aba basirikare babiri, bababwira ati mwebwe imyitozo twabahaye niyo kujya kurwanya bene wanyu, kariyo kujya kurwanya aduyi. Nuko byabagendekeye rero turimo natujyana. Reka dusoreze hano kuri Paul Kagame ndetse na Tshisekedi bagiye guhurira i Washington. N'ubundi bagiye ku by'umutekano, nta kindi kidasanzwe. Bagiye ku bijyanye n'umutekano w'ibihugu byombi. Uriya perezida wacu aramubwira ati wowe uhora ugambira kuntera izo FDLR zawe, nanjye mba ngomba gukora ibishoboka byose nkazirinda. Nawe rero buriya aramubwira ati, buriya Tshisekedi naramubwira ati wowe mu 23 yawe nawe incukurira amabuye, mba ngomba kugira gute kwirinda. Rese nta mushinje uko mu 23 ari yiwe. Nibyo abamushinje. Ubwo rero ibyo byose buriya rero iyo ababurana ari babiri, buriya ngo habamwe ngo wigiza nkana. Rero iyo icyo gihe bitari gushoboka, haba hagomba kuzamo umuntu wagerageza kubafasha, akabwira ati ni wowe uri mu makosa cyangwa ni uri mu makosa, cyangwa se mwese muri mu makosa mukemura ibi, cyangwa se mwese muri mukuri ahubwo nimugira ibi ngibi mukemura biri kubateranya. Nuko rero niko bigomba kugenda ngayo ngukorera. Yes, reka rero ubwo tushimira abakunzi bacu, tubifuriza kugira umunsi mwiza cyane. Imana ikomeze ibarinde, turabakunda cyane. Mukande subscribe na like. Turi kubategurira andi makuru nayo mukanya agiye kuza kubageraho, araza kubatwika kabisa. Bye bye.